uyu muginga yagehera reka manza njya kwituma ndaje umva we tega mandimu Mani byankomeranye byamaze wambwa byankomeranye wambwa wamaze sha wagize ko ushaka kwituma njye nakubwiye ngo nushaka witume mu bipataro iyi tuwarete yijemo n'iyiswa ni ya papa nyine n'iyiswa wambwa ni ya papa nyine wambwa nawe ndetse ndorohewe sha wacyungaye mwana uzi ko ngiye kwinera ukingura mwana wamaze sha asemani ukiri umugore n'Imana yanditse muri Bibiliya aravuga ati bantu banje naremye nkabashira kuri iyi si muzitume mwitume mpaka Imana nawe uzakwemera wewe wamaze sha uzi ko nenda kwinera mwana wagize vuba mwana wavuye mu mwine kugira ngo se nitumaga ko aruko nagira ngo nkwicisha amabyi ayowe ntabwo witumaga se amuntu urashaka nigira kwituma buretse ntabwo ndangije haya mwana kunde bari gukingura shuri kujya ibyo wambwa amugoye ko nani ubaye iki n'umugabo nyara nk'abagore mutanyana nose se wari wanze ko nituma nkaninyari binkomeranye ndagasa iruhande bibiri yambwa ibintu nkoreye ko wambwa ibi ni ibicu nkoreye ibi ni ibicu nkoreye ubaye iki binakubajije ibi ni ibicu nkoreye ubaye niba munarenda amazi uramaze iki wanjye ndamaze ninjya kubwira ngo ujye mu nzu uramaze ninjya kubwira ngo ujye mu nzu uramaze nyine ninjya kubwira ngo ujye mu nzu uramaze ndamaze nyine nanjye nkakunda ariko uramaze nanjye nkakunda uramaze bro kuretse ibireti uramaze njye nari no kukorera nari kukunerera mu mazi unera ndo wambwa nterera we unera fasha gute fasha wambwa ngo ubundi se wari ugiye he ngiye kwita kandi iyi tuwarete ni iyiswa wambwa ntiyasonye wari kurisha umakanya mu rugo kwa ndo wambwa utatse kwituma utatse kwituma yimbwiranye hano hantu ko nta mwana uhari iyi tuwarete ninde uba wayineye hejuru ni bosi cyane mabuja byashoboka ko ari mabuja ewe sha
sha uru tuwarete rusa gutya wagira ngo hano hari abana barwanduza sha uru tuwarete hari n'imabujuru nyawo niba atari boss umukozi abarusha kugira isuku sha zaba mbarirwa baba babipakisha kaze nikuburire Muji koko hano hantu ndahahera hehera ewe ese kampe gucamo kabiri ako sha ahantu ni mu batindi yo menya ko bameze gutya simba naratse akazi kaha ewe ahantu ntibazi no kugura umweyo ewe ubuze umweyo ungana gutya ucunga umuntu rutirigongo ewe sha ewe sha ubu ngubu nibwo mpaye agaciro ibintu by'abagore koko umuntu w'umugore akirwa ahennye muri ibi bintu umugabo yaza agahondagura wanjye nzamutereza ntabwo nzaba nk'urubosi rw'ahangaha nturwirwa ruhondagura umugore icyo bishoboye ni ukwanduza umusarane gusa ubu ngo ngiye gukora amasuku ariko uri kwijijutira ibiki wanjye nijujuta ibiki ibintu mvuga muri uru rugo ntabwo ari byo ibihe ibihumbi 3,500 nguhemba ndibugukata igihembwe cy'atanu umfata se byagenze gute nawe uri kwijijuta mu biki cyangwa se inzira yavuye mu rugo nayiba nakumvishisha iki kibuno cyanjye ni ikimya uri kuvuga ngo ngo nyenya mu musara iyo nda yawe nayirobo wakwibeshye se shayi iyi ngiyi haba harimo ibiryo nayirobo ariko boss reba hano nta mwana uhaba mubyuka mwanitse mato ntajya gukora isuku muri tuwarete asanga hejuru iruzu ngo ikisha wowe giceceka uracyari umwana reka mwese ibyo mvuga sibyo reka nkubwire ibintu byo kwanika matora umugore wanjye aranyara nawe urabizi neza nyana mu buriri n'umwana mfashanda kugira ngo nzaze ndakomeza ndajya nanika ibintu mwaraye munyaraho none n'uwo mukozi azabanza nyare ndeba 3,500 nguhemba azabanza nyare ndeba ushaka kuzandongora umugore shaka yuzi tuvuze ngo umugore wawe ngo aranyara azanyara ndeba nyine naho ubundi boss bitagenze gutya ntago naba narafuze amabyi y'uruhinja ngo njye nirwa ntubana y'abantu umaze kubyimba waje mu cyaro ufite akada nk'akipusi warazanye urushwima nk'urwinuza none uri kubona ubaye umuntu w'umugabo utangiye kumbyimana sha mbyimba siki ubu guturuka mu gitondo hari icyayi nanyweye hari umugati nariye unywa icyayi narakubyaye ntabwo niriwe nkora muri uru rugo rwawe niko sha wantu uri narakubyaye mbere yo kunywa icyayi ariko boss ujye umenya ko yaguhaye ariyo yanyimye inye yabiguhaye ibyo bintu uri kuvuga ngo ntiwabyaye umenye ko ariyo yanyimye ikwimikisha nawe ujye ukora uzana inda nk'iyi ngiyi tuba twarakoze kera ariko muba mufite mwapakiyemo ibintu by'inkoko ibintu by'intuza byinshi cyane ngiye nabikura he ibintu by'inkoko nyine tuba twakoze ntawe mu kanya hari za randikuruzo zigiye kuzana mu Rwanda umbwire nawe nkoherezeyo aho wiguma kunkereza ko njye gukoropura mu musarane mwanduje none se ko ari cyo mumpembera genda ajya gukoropasha ubundi ibindi tubivugane naho ubundi umushahara rero nzakongeza nuba witwaye neza buriya ariko ushaka do ko nabuze 15,000 niwe wabijyanye imyaka tumaranye ntabwo bizi ko njye nshakuro ubwo ntibabuje wawe wayatwaye urabizi ko nta kintu cyawe nafata utakintu kweri abantu b'iki gihe bigize amasiha isiha kare wowe wabikaga nk'ibijumbi kabirya bose ariko ubwo ntibabuje wayajyanye uretse ko nta wundi muntu wakwiba hano ntabwo nakumva ukuntu nasiga amafaranga yanjye mu muntu cyumba wakwiba hano ubwo ntibabuje wayajyanye kanze mpamagare muremye sha murebe nta mwana katitabara naracyasinzira yagiye isuka runzaniye murebe arakakaba wamwizaniye se kuri mu nzu ndi mu kazi muzane ahubwo reka mbenge oye hano sha mwana ra amafaranga yari wayajyanye iki guhamagara muremye ntayo yajyanye niko shaka do oye hano
igihe nabo barasuzugura igihe mba nahamagara wese wari uri mu rugo ruhitwa niko shaka du ko hari amafaranga nasize ku buriri 15,000 hari ibyo wigeze umbone Samu nabonye ariko yagurije uwundi muhungu. Hindezi reka kumbekera wagegera wabonye mfata amafaranga abonye yava uvuze ngo iki sha ntago mwifatiye se amafaranga natwaye mpereza hano wengegera n'amafaranga yawe nafata 15,000 byanjye mpereza mpereza kutita abashasi we bahamagara yo ngangahe sha singufashe se ngiye na yawe nari nkwishyuye nari nkwishyuye sha neza siyo naguhaye mu kanya nyine ngiye kwica imbwa Kandi uwo ni wa muhungu waje kujyana amafaranga hano. wigeze uhamubona harya sha za mbwa zimaze amezi angahe zitarya si nk'abiri buriya ra ese ziriya mbwa 3 nta muryango zimumara kazajya zimara iminsi zitarya sha imbwa zajya zimara iminsi limoni barangui. Bose mbabarira uzayanga